Allô? Umeze gute Jedo? Uramutse neza? Bo, nanjye ni fresh nta kibazo. Uyu munsi ntabwo ari buze mu kazi nyine. Ntabwo mari ariko Esther ejo nawe nabimubwiye ko nari buze mu kazi. Oya nta kibazo. Byose ubishyire ku murongo nzasanga biri kuri gahunda nk'ibisanzwe. Kuri telefone tuvuga. Kuri telefone tuvuganye. Buretse nta kibazo wenda aza kongera kuvugisha. Sawa. Ntabwo wagiye wihangana. Siko mbari kuvuga ku byerekeye akazi. Nyine njye uva kuri telefone tuvuganye. Ngaho naguteza amatwi. Bite? Ni byiza. Mwaramutse boss. Yego. Narinzanye raporo y'abakozi ariko hano dufitemo ikibazo. Kihe kibazo? Hano dufite imana zashe. Ukwezi yaduhayemo amafaranga make. Nano kubw'Imana Alexander ntabwo yakwishyuye. Ngorebe n'undi nibizwe fano yadusigayemo make. Uretse gato. Ase mufite ikihe kibazo ubundi ku kazi? Nta kibazo cyari kirimo usibye abangaba batari kwishyura. Kubera iki batari kwishyura? Nabigenzemo gake ariko aya mezi ari imbere ndabigena n'ufite ikibazo bafite. Seteri nakoherejeho naribeshye ko nazi nzi ko ari we basi mukozi nakizera amafaranga kubera icyo atari kuza. Oya kibazo ntabwo ari naba nicaye gake kuko nabashye bose. Cyara nta kibazo. Hano nyine urabona ikibazo cyabayeho ahantu wanyohereje gukorera bisa nkaho nyine bafunze mu mutwe. Nakoresheje uko nshoboye kose aba baranyishyuye usibye ngo bagera muri bane batari kunyishyura. Turebe. Nese kumbona izi kode nazo zitameze neza bimeze bite? Bimeze neza. Bimeze neza. Wabuze iki? Nyine akazi kambanye kenshi. Kandi uri guteta. Mbese nyoko namubwiye ngo muzanire umukozi yaranze ngo uri umukobwa we mu mingu ikene ugomba gukora. Mwese ntabwo bari kubona ko mbari kuvunika mba n'inyenyeri. Yego. Ese ni umukozi cyangwa nyogokuru wawe? Ntabwo mbizi. Genda ubanze umurebe. Genda urebe. Wasanga ari we. Genda urebe ariko. Ndumva yagiye. Nyine dadi nkeneye n'amafaranga. Amafaranga ukeneye rero ni ayiki? Kandi buri munsi wowe usaba amafaranga. Amafaranga ukeneye ni ayiki? Nkeneye amafaranga. Uraho amafaranga. Amafaranga ukeneye ni ayiki? Buri munsi usaba amafaranga. Wajya umenya ko ukiri umunyeshuri. Mwese umunyeshuri n'udakenera amafaranga. Iminsi 5 yonyine nari maze ntaza mu kazi dore icyo cyuho. Ya boss urambabarira kuko uzi neza ko nyambura akazi neza kandi nagashize. Akanya ho byagenze ute ko ari byo ndi kwibaza. Nibyo nari maze kugusobanurira. Hano ndabona cash flow mwarabikoze neza. Yeah. Ariko aya mafaranga nyine akiri mu ideni mugomba kuyashaka. Ndabishyiramo imbaraga nishyuze neza ndubizi se. None se wa mukozi uri gukora kuri branch ya ruguru ari kubikora neza? Dadi Waronzi ko nta kintu ubuze. Ugiye kuyakoresha iki? Badugira intuzi. Mwese dadi nimba ari kuyagusaba kugira ngo ntuyange. Aho rero umukobwa azanyicira. Ukeneye amafaranga ngahe? Okay. 20,000. Banza binsabe gutuje. Utuje umeze neza nk'umwana uri kuri asemba. Kwako ndibifataga gutya. Sawa. Mbo amafaranga ukeneye nangahe? 20,000. 20,000. Yego. Hangize muri buzugiye kuzanga 50,000, 20,000. Yego. Yego ko
cyaro umunyeshuri koko ngira nyoko ahubwo yagiye Ngami nta ntuzahamye yagiye dadi ahubwo no wakahamenya uriya mukozi ejo nagiye kumusura nyine ndamukontorora nsanga hari amafaranga agera mu 700 akiri mu gasozi ariko yambwiye ko uyu munsi ibyo 700 ntugire ikibazo namaze kubikavaringa wabikavaringa nabikavarinze ubwo rero namubwire manager sibyo ndabyumva bose manager tutazapfa ubusa urabizi ndacyari mu kwezi kwa buki ntabwo nahita nza ku kazi nza ku kazi ubwo mfite icyumweru kimwe n'iminsi 3 gusa urumva amaze gushira 5 ubwo asigaye nawe urabyumva ninza ku kazi ngasanga ibintu byose bitari ku murongo nkuko nabisize uyu munsi ni kwa gatanu nibutse bagiye mu kazi ngo amafaranga 20 ushaka telefone yawe iri hara mu cyumba cyanjye yani meno yawe 078 oya hari ikibazo se 078 no se yandiye 079 urayijugunye reka ya simukadi yarambese okay ikibazo reka nishyure kuri 078 noneho rero gushiraho 40,000 nzareba icyo uzayakoresha ndarakoze ndabivuga ndagukunda mbega injoga uzi ko karakabiza umaye ndahita mwongera y'indico ngaho genda ujye mu mirimo yawe rero turaza kuvugana sibyo ndarakoze ubwo cyane nicyo wanshakaga wakibonye agakobwa kanjye tiresi ariko ndagukurikiza uzatuzinga tubone utahe boss ndakubwiza ukuri waranyize ujya kumva aka kazi sinzegera ngutema sorry boss hano uyu mujene yambaye 800 namwandikiye 700 ntabwo muze wabera neza nanjye ndangara tudokima ndi kugera nohereza urabizi gutya akazi umunsi nagakorera okay gusa ariko nta kantu gatangiye gukora leta birangira kamwohereza ese ntabwo ari umuntu akiza mungu inosa inyamwandikire byose urumva ko kuri ratatari naguhaye urahindura cyangwa mbikore ndabikora nta kibazo sawa bose gusa nakigendera uguca mu cyo cya 1,800,000 ubwo 800 ngayavuyeho kubera uribagirwa ndakwibagirwa nimba ari ibyuka wirirwa umasinzi ntabwo nzeruka pe cya cyumweru kubera ko warambujije ukijya mu kwezi kwa buki nahise mbireka nanjye kugira ngo kirane business yawe neza ubwo nyine nakubwiye ko ari iminsi 13 mfite hano kandi 5 maze kurangira ugutya nyine ejo bundi abambagezeho ndebe aho bitari kugenda neza ariko kubera ko umwizeye ari ushobora kuzabikurikirana si byose urashaka kukwereka Niyereke pe ushyire ku mugongo nawe urahajya nta kibazo aho uzi wari umeze ute cyane ntabwo kumvira no kubikora none se gusa ndashonje cyane ntabwo Liliane yateze Liliane yaje muri salo ntumbwire ko kigira bwa bukora iki oya umwana wanjye ariko wajya umwihorera ariko boss yego nari mfite akabazo wa mushiki wanjye ngurikira uzi ko yashatse imbere zanjye wo mu cyaro aherutse kubyara nyine nagira ngo njye kumusura kandi ntabwo nagenda imbokoboko none bagiraga ngo ngurize 100,000 nese yabyaye umwana umwe
Yani umwana umwe w'umuhungu. W'umuhungu. Yeah. Okay, don't worry. Banki yawe account ndayifite. Ndaza kugushyiraho amafaranga. Nta nubwo ari kukuguriza. Nukumva. Sha boss ndakwizera bariya. Ntabwo ari kukuguriza ni ukuguhereza. Urumva umurera akazi neza ntabwo icyo kintu wakinsaba ngo umugurize. Ari mukobwa jana. Sigaye mukunda kundenza. Oya. Nyine urabizi nawe umukobwa abari Nababaye. oya umaze. Si wagira kuraka. Kwa mubwiye ko Ngarura neza. Ntwara gahoro. Si wanshaki icyo kurya. Ndanze. Washaka iki? Nzumvira amagambo meza. Amagambo meza niyo uri gushaka. Okay. Si amagambo meza. Ko nanjye nizera. Amagambo meza nakubwira. Ni ijambo rimwe nyine tu. Urumva? Iriya jambo. Ndagukunda. Rimwe na rimwe mbura amagambo mbivugamo. Urumva? Ndagukunda nyine nkabura n'amagambo mbivugamo. Ubwo rero amagambo meza nakubwira yose. Oya ntabwo ngiye binyuze. Nshaka ibindi jambo. Imikino kuri. Wow. Nyine genda ubikurikirane ku kazi neza. Amafaranga ndaza kuyashyira kuri banki. Ndategereje pe kandi mufashe. Sawa. Sawa. Boss. Mwambaye akaramu yanjye mwamufite mu biro byanyu. Nta kibazo. Sawa murakoze. Sawa. Use none wanamaliza ko kurya se ngiye tukamuteza. Urangomba. Ngaho nyamukarira. Reka njye gutunganya ibintu twiza ku buryo Zishima cyangwa ndi bwishima nko. uze nabi. Nta kibazo. Sherry! Sherry! Yego. Urutura turakorana rwamagana. Bimeze naho ngo. Allo? Ese ko pase? Kugira ngo ngo ngende. Kandi kubana amagara ye. Asobora kujagarara nakamukwifuza cyane. Ngufongere. Kumbaza ko. Nuko ndi kubara kabutare kuri bogare. Imyenda yose iri kubona. Ukongera umuntu agashopinga. Ese genge ura neza. Mwese Inkweto se? aho uzanyicisha ibiryo. Inkweto. Ukaba ari zo ngorera. Liliane. Karane mama. Karane kubwira. Arageza mama nifite akazi kenshi. Ese ugenda? Ngiye ndukanagiye. Umunsi mwiza. Murakoze. Reba ko ntabaye hano hasi. None se ko nagize akazi Ubundi kenshi kunyanya kugira ngo ugenze ni wowe yize wowe wambyaye kuvuga kanone gira vuba ukore hano isuku telefone bazi kandi ndaje mbikora kandi kanya ngo nkeneye amafaranga yo kujya ntawe nzongera kuvuga ese mama ko uri kumbwira nabi nkatari wowe wambyaye rega nawe reba ko ntahasa mu rugo wirirwa hasa none se wowe bihanze ko nawe mfite akazi kenshi uri gukora iki nyine ubundi uko nta kibazo gihari reba ko nyine hano hantu hasa none se sinkubwiye ko nawe mfite akazi reka nigendere nse gusanga wagize neza nta kibazo gagenda neza
meze neza. Urugo nagana kumbonye uturuka muri zino karitsiye. Bivuze ngo nawe utuye muri zino karitsiye. Okay. Nanjye ndi muri zino karitsiye. Ese wawe umukobwa mwiza atambutse ukabura kumuhamagara ye. Nese abakobwa beza bose batambutse no kubahamagara. Abakobwa bose beza batambutse. Oya niwe wa mbere mpamagaye. Yes. Ubu ngiye kumbeshya. Kumbeshya. Ibintu byo kubeshya genda bizi ko ntatugera. Okay, nari mbitije rero. Witwa nde se? Nitwa Irene. Irene. Wow. Izina ryiza. Thank you. Tuye muri izi karitsiye. Okay. Naye tuye muri zino karitsiye. Muri zino karitsiye kabisa. Ngo Irene. Ndabona imvura igiye kugwa. Ariko bibaye ari ibishoboka wameza kuvuga. Usa ni ngombwa. Usa ni ngombwa ku muntu bwa mbere. Ese koko abantu bose muhe bwa mbere. Namaze bibaye ntacyo bitwara ariko. Okay. Mba nta kibigamije nari. Oya. Imbere subwo nahise umukobwa mwiza nkawe ari ikibi ari Okay. Niyongiye. Bo yo yanjye iyo nkwamagayo niyo yanjye. Sare. Nta kibazo. Ninjira. Karibu. Se buriya yafungura. Ndi kubona gukora amasuku izi saha se byagenze. Ibyo mutekereza. Ntacyo. Mbona wahindutse? Mbona wahindutse? Yewe? Oya. Ntabwo nahindutse. Bireba gute se? Amahoro. Amaye ku mazi yo kunywa. Umukobwa mwiza. Murakoze. None ko wicaye? Hano kugira ngo nari ngukumbuye. Si wasoje kundeba se? Nabisoje. Ariko njya gutegura neza nta kibazo. Nta kibazo. Yes, hello. Umeze ute? Kare nabonye iminsi Kora yawe. Kare nabonye wambuze. Arutu nari ndimo yerekeranye n'akazi. Niyo mpamvu nabashije kuboneka. Meze neza nta kibazo. Ese umeze ute? Nkumbuye. Ya nanjye nagukunda. Wese nimba ari ibishoboka waje ukandeba.
ariko ngo nabonye ari sawa. Abonye ari sawa kabisa. Umuntu buriya yapangira business bikagenda neza. Ariko tuzareba uburyo urumva nta kibazo wenda aza kuvugisha ntugire ikibazo. Sawa sawa. Ku kazi ndi kwisetsa. Kuva ryari se nise? Narahindutse. Wese buriya ubona utarahindutse. Maze kuva ryari umbwira amagambo nk'ayo ngayo? Ntabwo nahindutse pe, ntabwo nahindutse niko nsanzwe. Kuva ryari sawa kumwinyuka noneho ukambwira ati ngo ndi kwisetsa nta soni? Ubukwiye nta rusanzwe gutyo. Aha, ntawamenya. Ajya kumuganiriza wenda wasanga afite ikibazo cyo ku kazi. Sister komera. Ntacyo. Turi kumwe. Umujimera utubundi. Uri kubona ameze neza? Ndi kubona umeze neza da. Ukunze se wavuye mu rugo ngaho niko kingana. Fashwe neza sister, ndi kubibona kweli. Jigo. Ya mikino yawe itangira n'ubu. Ye mikino. Ya inde mu bwara bwacu. Sister ndeka. Sundi ko mutanyakira. Kwakiriza iki so? Ibaze naje kwa sister ngatanda hari umuntu nageze. Oh, muzi bose sigaye muri no minsi wowe uri mpamvu yivugira gutyo. Ibi bibazo. Rwanda yarananiye. Ibyo n'akazi kawe duhe n'uburyo ugira ikibazo ukaba gutubwira mu rugo. Ubu uri kuduhisha ibintu byawe kugira bitagenda uko. Sinde kuvuga ikintu cyanjye kugira ngo gishyire hanze. Nyine nuko kiba cyambiye. Nyine jya ubyigumanira. Nimba wahishe ibibazo imiryango yawe uzabibwira abandi. Suka yakwiye kumbwira ariko. Yenda ahita mbibwira mbere nta mikino rwose. Ubizi ko nta burage nyirase. Ahita mbimubwira na vya bimenye. Ubizi ko nta burage nyira njyewe se. Sister gabanya burage umugire ikibazo ufite. Byagenda ute? Nta n'ubwo urabizambije rero. Nimba bireba gutya. Nimba bicurana, nimba bicuritse. Bicuranure umugire ikibazo ufite. Simba kugira gutya. Ubwo ntawe uzi kuvuga ku buryo wamugire ikibazo ufite ko. Mfite umugabo hariya. Komeza. Ufite umugabo hariya. Mwiriwe. Prof, ameze bita kutabansubiza. Ndabona mwamagurukiye mwakoze inama. Nabira mushiki wawe. Sibyo? Ubu njye namaze gufata umwanzuro. Ugiye hasi utazi. Mwateranye, mwakoze inama. Njye namaze gufata imyanzuro. Ukora uko ushaka. Gusa njye namaze gufata umwanzuro y'uko yagiye. Ugiye hasi utazi. Abo njye ntabwo bakureba. Naranditse ingurube ingana gutya. By'umugore n'umugabo. Okay, gutya ufashe umwanzuro ndagiye. And so I will never return back again. Ndakeka mwanyumvise. Ibintu byanyu byo guhora umuntu abatamika nk'ibyana by'ingurube no. Sister, wese njya nkumenyera umuntu araza kugusura ukamwandika ku zuba ntanaribwo nahangirika. Ganira iki nawe sosi ngabusha umuntu ibyawe. Kuko njye naguhishije. Umugabo wagira isafari ntubyirishe. Ndetse ko ari birebire. Reba uburyo umuntu avuga watekanye byinshi. Wabute? Umuntu avuga afite byinshi mu mutima dushaka kugaragaza. Shaka kunayutse umugabo wawe avuga byagenze.
nanjye najya kubona mbona yarahindutse n'icyamuhinduye arantunguye yange gusuzana bofu kuriya wamubonye yagutungana ariko suzi ko ngira umunwa bizi gusa nyine umfashe ugira ibanga oya Umuvandimwe wawe. reka ntabwo sinaragera njya aho kumviriza nta abantu buvandimwe ntabwo mbigira ibanga ngomba kubibwira vivi ibintu biranyujije ukuri ahubwo ntinze gutahasha ukora iki kandi ahubwo ni ibihe bibazo by'umubyeyi ufite mubibonye se umugabo wese nicyo kibazo icyo kibazo nicyo cya mbere nicyo kibazo cya mbere cyari abagabo bana basigaye babibazora kandi narakubwiraga uriya mugabo sinamushiraga amakenga gute ubwo guto umugabo yazaga gutita sisita nta n'agatsingira icyaha kiba kishe umuntu kandi agafite amafaranga njyewe mbona umwana mwiza utamuhinduka pe ntabwo bwana bwiza bwawe nyine naje gusanga abantu ari bagari yanyisheho njye nabibonye umunsi azaga gutita wamubwira ati bofu cyaka kimeze nawe ndamo agapeti wapi ngo ntabiceri aparitse imodoka nuko nyine barambwira ngakumva nimba narakurikiye amafaranga nimba ari urukundo rwa nyarwo simbizi nanjye bisigaye binshaka ariko nagenda mfite akazi asuka akabagiye ntabwo mbizi nanjye gutyo umubonye nanjye nuko umubonye gihanganire nyine izo zose sisi turi kuribona utubanye ntabwo wanyicaza ngo niba tugende winjire nabwo rero n'amazu ukuntu hageze ko ufite ibibazo mba nkubwira tukangurira agasaka n'aka ntikakibara nyumvira ko watese ese ute ibyana bya mucura nuko byabaye sikopora uje kuba hano wazanira mu nzu nkorera mu nzu ntoki ahubwo urakoze kungaburira aho siyo mwishwanya rero ko nawe nabona inga zo kunsura mugombagaruka ntabwo ntabyorere ngiye nigiye mu kazi amasaha yamfashe uzamubwira ubutazi kunsura hari ikibazo sisa ngaho wirirwa wakoze kungaburira ntabakoze gushima ariko nabigira mene yesu umwami nesiga ndipa na n'ubu se sawa baye yego ntari ibi uriya mugabo nyine yazinduka ngo arantaye mfite akazi kanjye nzi gukora nzatunga abana banjye kandi azaza asanga ndakiri kuri reva nk'iyasizeho mwana we ariko nyine biragoye gutunga urugo wenyine uri umugore mwana we ko mbona isi nyikaragiye ihora tugiye guhamagara mbuze akazi mpamagare dani musaza wanjye mukuru halo bro bite amakuru sha nawe uri umwana mubi pe ngira n'ibibazo ntuza kunsura sha duherukanye ukwezi gusize he ni akazi kenshi wagize sha njyewe ibibazo byakomeje kwiyongera ku kazi banyirukanye nyuma ndibuweho gute ngiye icyo ashaka gusaba umbwiriye papa aze kubwira agasonga aze kunsura ariko ushaka kumubaza sawa umunsi mwiza iracamura alo nawe bite amakuru nari ngutiye nese nguze hano mu rugo nkubwire sanya ndagutegereje okay mutangiye kumvuga karibu
dusigaranye n'ibindi. Bimeze bite? Umuntu utishimye ufite ikihe kibazo? urasa nishimye Ntabwo wishimye. ibyo ngise ikibazo byanjye ari birebire ntabwo bamwe Ufite ikihe kibazo? nabuze nawe nahera mbikubwira Mbwira, ntabwo mbyumva neza. umugabo yarantaye Ngo? umugabo yarantaye Sheri ihangane pe ntabwo nabimenye. ntabwo abimenye Oya. nanjye ubuzima bwaranshanze sha ubuzima mana iyo umuntu amenyereye kubana n'umugabo rero kuba wenyine biba bimugoye Nese ubu bayeho gute? gutyo nyine gutyo wabonye imeze nuko nta byishimo Sheri, nta yindi nama nakugira uretse iyo kujya gushaka akazi. Hano haruguru hari umusore w'inshuti yanjye bamwita Rwanda. Ejo bundi namunyuzeho ariko ahangaza abakozi. Ndaza kumukubariza numve ndibuze kuguhereza igisubizo kuri telefone. Kandi komeze kwihangana. Sawa kama ngiye. sawa umunsi mwiza Amakuru ntabwo ari meza. kubera kitari meza Mbyutse nicara ushaka kubera kubura akazi. akazi acyagaruke makanga Nkoze turongo ejo bundi nyine ubu ndategereje rezita zisohoke. ariko tumurigana Papi twariganye siniyatu ariko sinasiri ntabwo twiganye ariko nawe nzi ko yimutse. Ahubwo se ejo bundi nyine ntaraza hano mbere y'uko nza hano ageze mu rugo brada ambwira ko aheruka hano ambwira ibibazo mwari mufitanye n'umugabo wawe ubwo bimeze gute nanjye wambwiye amaze hano mbese se umugabo wanjye yabonye ndabizi se ahubwo nyine narenda namukumbuye wenda nagiraga mubone ariko iminsi 3 yose ubwo yaba hari ntari kumubona nagiye kubona urutyo mbona ahetse bag aragiye none se mama papa yagiye ntacyo mupfuye ntacyo pe ko nababwiye nuko kuri sister ndamuzi ntacyo yapfa n'umugabo we ahubwo hari igihe usanga abagabo aribo badashobotse noneho ugasanga bafashe n'umwanzuro wo kugenda nanjye byaranshanze ahubwo yaringiye ngo ngire inama cyo twakora dore ubuzima butangiye kwanga pe tangiye kwanga nta kazi mfite nta pfa na ruguru mfite umva bro ongera amaguru yawe ngira n'umutungo asigaranye iyi mutungo ari imana nawe nzagurisha tukarya pe kuko ubuzima buranze none se mama ushatse kuvuga ko ushaka kugurisha zino ntebe papa ataraza niko biri niko bimeze kandi cyane ariko ririya wabaye ute none se dadi wanjye azaza ntasanga intebe none se we ntabwo ari mama wawe ni mama ariko nyine ari gushaka kugurisha intebe none se uwo dadi wawe uvuga ubu ngubu ari hano igihe cyose azaza kandi yaragiye umva mwana byo nakubwiraga papa yavuze ko atazagaruka ukundi ushyire mu matwi yawe uko bimeze ushatse kuvuga ko papa atazagaruka ihangane niko bimeze tuza mwana wa ihangane reka kurira nyine sister reka mubwire ihangane reka twumve musaza wanjye nyine mutuze mbabwire uwo mwana ajye kurira si yo yamusize bizagenda neza ariko wanze mugire inama ariko bizagenda neza inama nyine umva nkubwire inama ngiye kugira nubwo ari ntoya ariko ishobora kukugirira akamaro ndi kuza hariya ku gipangu hari umugabo twahuye tuba twaganira aba wenda yambwira ko akeneye abakozi ariko njye mubwira ko ngira umunyeshuri bitakunda wenda twasubira ku muhanda tukareba nimba hari aba yatanahari yambaye aderesi nahakurangira ukagenda ukareba ko yaguhereza akazi kuko ntabwo byashoboka ko wagumaho nta kazi ufite arega mbavuye kugushakira uburyo ubaho neza ubuzima ntabwo waba umeze gutya mama niyo nkuru mu bwenge ntambabaje kandi nkigira kwirya uriya mwana aracyateta nkambi ni uwase use ko ari guteta isa adahari yaba ahari utazi ukuntu hajya yigira imbere papa se imiti madamu
Kazi bimeze bite noneho? Za raporo nazo bazanditse. Yega byiza. Yakoze cyane leta mwongeza umushahara. Twiriwe. Amakuru ni meza. Hano ngiye hano gutanga akazi. Gutanga akazi. Kazi bwo kuki ushaka? Karakoze ntabwo gukora akazi. Gukora akazi. Turebe. Wize accounting? Yego boss. Nase ndakurangiye ko turi gutanga akazi hano. Nifite yawe yambwiye ko mfite akazi mu gutanga. Akazi turi kugatanga. Abakobwa nyine urumva nyine buriya umukontabule w'umukobwa ushobora kuba atanga kuyakurenza n'umusore. Si ubizi se? Nyine kugira akazi tukabahereze. Numva niyo se kubona uticaye nawe buriya. Ngo? Wicaye nabi. Wowe buri yose. Wicaye nabi rwose. So ubona ukuntu uri mwiza. Mu rugo ntaganaye. Mu rugo? Ku kirere. Ni ku kirere. Ku kirere abakobwa beza. Ubwiza uvuga ni ubuhe? Ubwiza uvuga ni ubuhe? Ubwiza? Cyangwa sindi no kubona bwose nyine wanya. Ndakwiyamye. Bo. Ushaka akazi? Ndagashaka. Uburyo nta kintu na kimwe utakora kugira ukabona. Haba nk'ikintu kimwe gusa. Igiki? Ngiye ndiyubaha. Uba naje kugusaba kugira ngo ngiye mpfa kugaramya ko mbonye rwose. Ikareka. Sinkubeshye pe urantunguye ku rwego rwo hejuru. Gutyo abandi bakobwa upfa kumubwira kubera ko ari gahunda z'akazi agahita yemera ko muryamana ariko wowe urantunguye pe. Kubw'izo mpamvu rero akazi urakabonye utiriwe unakora iki n'iki. Mana wumvishije gusenga kwanjye. Icyubahiro. Akazi wowe wakabaye ntugire ikibazo. Ushaka wakitahira ubwo ejo uzaza ukore nabi. Yego. Cya bimeze bite? Ntugire ikibazo nyine nguhaye umu-assistant muzajya mukorana. Ntabwo ari buze none azaza ejo. Azaza ejo rwose ubwo nyine. Nabonye na bya bindi wabikurikiranye. Rekoro zose wazisizemo neza ubwo nyine nagatipa. Ubwo nanjye nyine ya minsi yari irangiye ejo nibwo nzaza mu kazi nzaza nzanye n'uwo mukozi. Mwereka agomba kuba ari. Sawa. Amakuru. Uturutse he? Ntukore. Ndakwiyamye. Sinzi uwo rumwe. Ntabwo nzi ubwo
wanjye kandi sinzi ikikugenza none tuzongera kugaruka iki se ko kureba gutya n'amasoni menshi gusa nyine iki mbwira ubusa afite yawe ndayazi erega n'umwana w'ikirara yaragarutse wabo ndakwiyamya ariko ko ntazaba nabayeho kubera Imana dadi yewe amashanyarazi aragwira gusa kano kagoryi nakabyaye ubundi nasaze kari mukumbuye ndakuzwa sko ego rata mwana wawe ndakuzwa so sako sikoko ushaka kunkubita dadi wanjye shibira mu nzu koko ngende gusaba imbabazi saba iki genda kwiyamye mama wababariye papa karagira ese mama wowe wababariye dadi nyoshko ntaso ufite dadi ratuzana mu ruhuri umwana urukumva k'umwana amafu namusaba nkayihembye cyangwa tukamira padiri mama wabarira dadi wabarire hagasongera ari haramukiriziye usanga mama wamubabarire ubona atagiye kurira wowe ntashaka aribe mama mubabarire nabaze yuko Mariya yababarire ndabizi yarakurije ariko basi mubabarire bababarire rira wumve ku nanjye narize basigare bakundiye wumve ku kukabe bijyana basi ntabwo unyitayeho wowe amafi ye yakobotse wamwihoreye mama wamubabariye ko kine gikisi ni papa nyoshko kuko wambabariye iki dadi Ase wone ntabwo ndakurashize we ufatisha ufatisha basi gukubita yewe uraguma hano amafaranga nkayihene nkayihene koko buzi uko kuguri yagiye kukamera padiri Manuel mu kiriziya basi ite yuko basi ubirengagiza amakosa yanjye Jewe amakosa yanjye yose nagukoreye ukamanuka kuntu bijyana nta n'isoni urugabo rumeze nkawe gusa nkwizere nzi ko utamana uteye isoni we unteze iwacu bose se nta kibazo ugira muri uwo mutwe wawe basi mama nanyuze ngo urankunda nyoshko ndakugarukiye basi ndakugarukiye bwari ndakugarukiye ndakwiyamye nariye ngaramye genda ugaramire hariya muhanda nimba ubyemera dore sandri izina rya Yesu napfukamishwa n'ukuri do ntabwo nzongera kubisubira uhaze iki yego nyine nari usanga abandi bagore ariko do ntabwo nzongera abandi bagore nakunda akamenya nyine ngende ukama nk'ihene niko nakubwiye nyine kubwiza ukuri arakoboka wambabariye yewe umukobwa wanjye Ase asaba ubundi imbabazi uziriruka wanjye gute? kumva uziriruka gute ubundi divine sheri wanjye nyoshko mama wabarira dadi mubabarire babarira dadi mama nasizanye barawe ntabwo kukubabaza nahaguruka atambuka kukubabaza ntuzongere reka mubabarire irya nyuma n'irya mbere niyongera gukora andi makosa urambabariye ndakubabariye nyine basi mama basiga muhobere nk'abantu bari bafunguranye mama muhobere mama reka mfushe muhobere mama yaranagufunguye ntuzongera kumbabaza urakoze cyane imana izaguha umugisha kandi ndagukunda cyane ntuzongera kumbabaza do ukuri kw'imana ntabwo uzongera kubabaza ndizere se do gutya nuzongera imana izaguha ngarutse ninagarutse ahubwo reka ngiye gushyira ntabwo ngukunda fungura basi byajya mu bwoko fungura